Muraho neza abakunzi ba Rashimu TV. Uyu munsi ugiye kwinjira mu ruganda rukomeye kuruta izindi zose hano ku isi. Umubiri wawe. Ese wigeze utekereza impamvu iyo ucitse amaraso ahita areka kuza? Maze nyuma y'icyumweru uruhu rukaba rwamaze kwisubiranya. Ibi si amasega, ni siyanse y'indashyikirwa. Uyu munsi ugiye gusobanura uburyo umubiri wikiza. Imashini Imana yaremye itangaje. Mureke dutangire. Tekereza stem cell n'abasirikare b'indashyikirwa special force. Iyo ucitse hari ubutumwa bwa chemical buhita bwoherezwa mu bwonko. Stem cell ni nk'utunyangingo dufite ubushobozi bwo guhinduka ikindi kintu cyose umubiri ukeneye. Niba ukeneye uruhu rushya, zirahinduka uruhu. Niba ukeneye amaraso, zirahinduka amaraso. Ni nk'uko mugasobanuye filimi bifite umuntu umwe ushobora kurwana n'abantu 100 kandi bose akabanesha. Urugero rw'igitangaza, inyamaswa ya Axolotl. Hano ho harashushubikana. Hari inyamaswa yitwa Axolotl. Inyamaswa iyo icitse ukuguru hashira iminsi mike kukongera kumera, kandi kukaba kumeze neza nko kwa mbere. Siyansi irimo gukora kugira ngo irebe niba ubu buhanga bwazashyirwa mu bantu. Tekereza umuntu ucitse ukuboko kumumanuka maze akamera ukundi mu mezi make. Ibi ni byo bita regenerative medicine. Ni ibintu bitangaje cyane. Ubwonko bwawe nibwo commander in chief. Siyansi yerekanye ikintu bita neuroplasticity. Ibi bivuze ko niyo agace k'ubwonko kaba kishwe n'indwara nka stroke, ubwonko bushobora kwisana bukigisha utundi duce gukora akazi katagikora. Ni nka wa mukinnyi ufite wambara nimero 10 akavunika, maze nimero 4 agahita ajya mu mwanya w'agakina neza kurushaho. Ibi byerekana ko dushobora kwiga ibintu bishya niyo twaba dushaje. Ese wari uzi ko ibyo utekereza bishobora gukiza umubiri wawe? Muri siyansi hari ikintu bita placebo effect. Bahaye umuntu imiti y'ibinyoma isukari gusa, bamubwira ko ari umuti ukomeye, maze umubiri we ugahita utangira kwikiza kuko ubwonko bwe bwizeye ko buri bukire. Ibi bitwereka imbaraga z'amasengesho n'ibitekerezo byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Siyansi iratubwira ko umubiri wa muntu ufite ubushobozi burenze ubwo tuzi. Ahazaza hateganywa ko tuzashobora gusana umutima cyangwa impyiko binyuze muri bioprinting. Ariko kugeza ubu umubiri wawe niyo mashini ya mbere ikomeye ku isi. Ibihaha. Wari uzi ko ibihaha byawe bifite ubuso bunini cyane? Niyo wabishyira hasi ukabikwirakwiza bingana hafi nk'ikibuga cya tennis. Kandi buri munsi uhumeka inshuro zirenga 20 utabitekerejeho. Ubuzima bwawe burakomeza utabizi. Amagufwa. Umuntu mukuru afite amagufwa 206 mu mubiri. Ariko igitangaje kurushaho, amagufwa yawe arakomeye kurusha icyuma, uburyo bwo kwihanganira umuvuduko, kandi akomeza kwiyubaka buri munsi ni nk'uko yisubira mu bwayo. Izuru ryawe rishobora kumenya impumuro zirenga miliyari 1 zitandukanye, kandi rifasha gushyushya no kweza umwuka winjira mu mubiri wawe. N'umuntu wawe utuje ukora buri segonda. Amatwi. Wari uzi ko amatwi yawe ahora akora niyo usinziriye? Yego, amatwi ntiyigera asinzira burundu.
n'ubwonko bwawe bufata icyemezo cyo kutita ku byo wumva. Niyo mpamvu ushobora guhita wumva izina ryawe niyo waba uri mu bitotsi. Umutima wawe utera inshuro zirenga 100,000 ku munsi, ariko igitangaje kurushaho, umutima wawe ushobora gukomeza gutera niwo uko mu mubiri igihe ugihabwa umwuka wa oxygene. Ni nk'aho ufite ubuzima bwawo bwihariye. Impyiko zawe zisukura amaraso yawe buri munota wose. Umunsi umwe gusa zishobora kuyungurura amaraso arenga litiro 50, ariko igitangaje cyane, ushobora kuba ufite impyiko imwe gusa kandi igakora akazi k'impande zombi. Umubiri wawe urenze uko ubitekereza, ni nk'imashini itangaje cyane hano ku isi. Niba ukunze ubu busesenguzi bw'imibiri, subscribe, share iyi video ku nshuti zawe, maze umbwire muri comment ikindi kintu gitangaje wifuza ko Urashimu TV yazasobanura.